nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza muri iki gitondo cya tariki 16 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 turagarutse nanone muri studio kuri mikoro ndi Bosco maze kumenyera cyane nsuza abataramu kabisa bakomeje kugenda batwandikira by'umwihariko umuntu bafashe kabisa umwanya we akavuga ati Bosco kabisa ati ndabakurikiye cyane gatano kuri gatano wita nzabarambonye reka nkubwire ko message yawe kabisa nayibonye mu gifaransa cyiza cyane nanjye nkusubiza mu gaswahili kanjye gake nti asante sana ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batwandikira kabisa ndagira ngo babwire ko ubutumwa bwabo nagiye mubona uwo bita Jackson Zabayo ndagira ngo nkubwire ko message yawe kabisa nayo yatambutse ndetse n'abandi bagiye batanga ibitekerezo byabo inbox cyangwa se muri comment ndagira ngo rero mbasuhuze cyane muri iki gitondo nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muri mwabagabo mwe ndetse kandi nanone nshimira n'abandi bagiye batandukanye ngaho muri iki gitondo rero kuri tariki ya 13 nta kindi kintu kituzindukirije aha nta kindi kintu kituzanya ahangaha ubwo we niba atari mu gitondo biraza guterwa naho ingengabihe yawe ihagaze urihangana mu by'ukuri ariko amakuru yo ntahinduka waba uri mu gitondo aho uri waba utari mu gitondo yaba ari saa sita ubwo ngubwo aho turamukiye ho ni mu gitondo ndavuga kuri front line ubwo uraza kubyakira uko biri kabisa ari nako mbwira abantu nimutubwire aho muri kugira ngo tujye tunabasuza muri iki gitondo rero amakuru tuzanye cyangwa se tubazaniye araza kwibanda ku miripuko za Nyamugigima imigundano iyo mvuze gutyo umenya yuko ari fire to fire moto to moto ati mu by'ukuri ni umuriro ku wundi kubera yuko iki gitondo mw'abantu mwe ni igitondo gikomeye ni igitondo cy'akababaro ni igitondo cy'agahinda kuri AFC 23 ndetse na MRDP twirwaneho Gumino n'imitwe ya Red Tabara nyuma yuko babaraga ko uyu munsi uza kuba uwo kwishima kubera yuko nababwiye ku munsi w'ejo nababwiye uko byari byifashe ubwo bataradukurikiranye muraza kwihangana uko turagenda tubanyuriramo gake gake kubera ko ku munsi w'ejo ni igitondo cyari cyahiriye cyane MRDP twirwaneho ni igitondo cyari cyahiriye ku buryo budasanzwe rwose M23 ariko byaje guhinduka rero mu masaha ya nimugoroba ibitero by'indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo byahagurukaga ndetse ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi kuko ubu ngubu murabizi mwese ko hariya Gitega hazabujumbura kabisa ku kibuga cy'indege cyaho ubwo ari nako duhita tunasuza abarundi badukurikirana hano murabizi ko ibitero bikomeje kugenda bituruka hariya birimo biribasira utu duce turimo inyeshyamba ariho byinshi bigenda bituruka natwe rero mu by'ukuri tukaba twajanga kugira ngo tubasobanurire operation akantu ku kandi gusa ibya operation byo muri ntago turi buze kubitindamo ahubwo turaza kureba muri iki gitondo niki kiramutse muri uru rukerera niki cyaramutse kivugwa nyuma yuko bitoroshye cyangwa se ibintu ku munsi w'ejo bitari byoroshye ese uyu munsi wo biraza kugenda bite gusa impamvu ntangiye mvuga gutya ni igitondo cy'akabaro ndetse n'agahinda gakomeye cyane n'ishavu kuri 23 ingaruka z'ibitero bya drone zongeye kugaragara muri iki gitondo ni ukuvuga ngo ibiremo cyangwa se bikomere bigaragaye muri iki gitondo ingaruka byagize Maiti aho byasenye ibiki byose AFC 23 yongeye kubikora muri iki gitondo nyuma yuko amakuru mfite avuga yuko kugeza ku isaha 4 za nijoro ku munsi w'ejo tariki 12 ishyira kuri tariki ya 13 indege za drones zari zikomeje kugenda zizenguruka mu bice bigiye bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyepfo nza kugenda mbigarukaho akantu ku kandi ingingo ku yindi menya yuko ibitero byari byagabwe hano muri Kivu y'Amajyepfo kabisa byari ibitero byari bigabije kwigarurira Uvira ubundi AFC 23 ndetse nawo bita MRDP twirwaneho amakuru yamaze gutohozwa bimwe mu byamaze kwemezwa nuko aba basore ndetse n'inkumi buriya babafatanyije ariko by'umwihariko ni abasore nyina murabizi ko ku rugamba akenshi nibo dusanga yuko kabisa abangaba barashaka kwigarurira umujyi wa Uvira barashaka kugira iki barashaka kuyicakira
kuba bashaka gufata Uvira ntabwo bivuze ko bayifashe, ntabwo bivuze ko bayibahaye, ndetse no kuba bashaka kuyifata ntabwo turi buze kubibakuraho. Icyo ni kimwe, icyo ni icya kabiri. Icya mbere, kuba bashaka gufata Uvira ntabwo bivuze ko bayifashe. Kuba bashaka gufata Uvira ntabwo turi bubakureho, ahubwo nanone abadashaka ko bafata Uvira nibo baza kubahagarika, aribo tugiye kurebera hamwe. Ni video rero yaje gukongera gusirikira, ariko iyo video ntabwo ari yasobanuraga mu by'ukuri uko byagenze ku munsi w'ejo. Iyo video ni yari yafashwe mu minsi ya mbere yabanjeho, ahubwo bite nuko byabaye bitunguranye, abenshi ntabwo babashe gufata ayo mashusho, nkuko nagiye mbibwirwa na bamwe mu bari muri biriya bice baje kunganiriza bansobanura, cyangwa se mu by'ukuri bambwira ibi bintu uko byarimo kugenda akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo urugamba rwaje gukara. Iyo mvuze ngo urugamba rwaje gukara, ubwo nyine nubwo ibitero bya drone byari bitangiye, byatanguye mu masaha ya nimugoroba, nibwo ibisasu bya drone byatangiye kugwa mu bice byabonekagamo inyeshyamba. Bamwe babashije gusubira inyuma basubiye inyuma, ubundi indege, amakuru mfite mu bijyanye na operation z'indege mu bantu babihugukiwe, bavuga ko buriya iyo ubonye indege ntabwo wiruka, uraryama. Iyo ugize amahirwe aho irashe usanga nyine ahari aho igize iki ari aho utari. Iyo ugize umwaku ubwo aho irashe nyine naho ugize iki uba uherereye. Amakuru yandingira ngo buriya indege irashe irasa igenda ikongera ikazenguruka ikagaruka ikagenda. Ikiba kiriho cyangwa se kiba gikurikiyeho ni uko icyo uba ugomba gukora, icyo uba ugomba gukora mu gihe igiye ngo urongera ukabyuka ukagira iki, ukongera ukanyaruka ugashyira bugere. Harimo kurampinga n'ibiki byose. Ubwo ngubwo abakomando izo tekinike bagenda bazumva. Ariko hari ikindi kiribura ngo kiriho indake, nicyo kintu nanone gishobora kugufasha guhunga ibitero by'indege. Iyo ugeze umwaka iyo indege ntirase aho ngaho rwose ngo babe bayifunga, bafunga iyo ndake, ube wanahiriramo umwuka. Icyo nacyo bari indi risk ibi hari ikomeye cyane ku ndege. Rero iyo bigeze ku ndege noneho izi zirasa ibisasu bikomeye cyane, ndetse biba bigoranye cyane rwose kuba mu by'ukuri wabasha kuba watoroka ibyo bitero by'indege. Ni nayo mpamvu amwe mu makuru yatugezeho kuhera mu masaha ya nimugoroba yasobanuraga iby'akababaro gakomeye cyane. Byavugwaga ko abagera kuri 200 barimo kubarurwa ko baba barashwe n'ibitero by'indege, ariko icyakoza amakuru y'ukuri hari nuko hatarabarurwa imibare nyirizina, cyangwa se imibare nyirizina yo ntabwo iramenyekana. Ariko muri iki gitondo abarwanyi ba MRDP twirwaneho, ndetse sibo gusa na M23 niyo mitwe yindi igiye itandukanye, nibwo babashe kubona ingaruka ibitero by'indege byakoze. Ijoro rimaze kuvaho, igicu kimaze gusa nkaho kigenda kigabanuka nyine, urumva ko ni muri amasaha nibwo babashije kuba babona uko ibintu bimeze, uko bihagaze. Babonye ko ishyamba atari ryeru. Uvira niyo gutekerezaho kuyifata, ariko gutekereza kugaba ibitero bikaba byakorwa inshuro ebyiri, ntabwo bigomba gukorwa. Ngo niba utekereje gufata Uvira, uraza kongera ubitekereze, wongere ubitekereze, wongere ubitekereze, hanyuma ubone kugira iki, ubone kuza gukora atake yawe. Atariko mu gihe wumva ko uratekereza rimwe ukagaba ibitero, ntabwo biza kugukundira, ntabwo biza gukunda rwose. Nibyo byabaye rero, nibyo byabaye kuri ubu ngubu. Mayiti ni nyinshi mu bice byarashwemo drones. Turagarukaho ibyari byo, turebe tuzenguruka uko operation yagiye ikorwa igice ku kindi, agace ku kandi, turabigarukaho. Ibyo ugomba kubimenya. Rero muri iki gitondo nk'uko ndimo mbigarukaho, nibwo hagaragaye ingaruka z'ibitero bya drone. Abantu babashije ihumure ritangiye kugenda rigaruka. Urumva ubwo umuriro wakomezaga, nta numwe wari usubira inyuma ngo ajye kureba se ninde urashwe, ninde kiguyeho. Bashyize bugeri barahunga. Ibitero ubwo byamaraga kugabwa, biravugwa ko hamaze indi saha n'igice izi drone zirimo zigerageza gukora patrouille zizenguruka mu bice bimwe na bimwe tuza kugenda tubabwira,
kuko nk'uko amakuru tugeraho ntabwo bazengurutse mu bice byose, hari ibice biba byegereye adui cyane ku buryo izo drone nazo zishobora guhita zihanurwa. Hari ibice bavuga ati aha ngaha turakavaringa 100% cyangwa se ku kigero gisumbuyeho, niho izo drone zafashe isaha n'igice. Mon cher ami, urabyumva, isaha n'igice yose zizenguruka zigenda zireba kabisa ko byifashe. Zigenda zireba rero uko byifashe, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda atugeraho. Ibyo ngibyo kandi babikoze ndetse birabahira, babasha gusubira inyuma. Bamaze kubikora rero nk'uko amakuru agenda bitugaragariza, basubiye inyuma. Ubwo abarwanyi be MRDP twirwaneho na 23 y'ibitero nk'ibi bya drone bibaye, ujye umenya ko hari ibice biba bitari buze kugaragaramo inyeshyamba, ariko baba bashaka kuza kugarukamo mu gihe uruhande rwa Kinshasa rwo rushaka kuza kutabyerekezamo, kubera yuko ni ibice biba byigiyeho kure, cyangwa se ugasanga na uruhande rwa Kinshasa rwijemo 23 ntibijemo. Ibyo bijya bibaho cyane kubitewe naho niyo position yariyo. Ahangaha rero zari muri position zegerewe neo za M23 na MRDP twirwana bafite ibirindo, ngira byumva ko turi mu Minembwe, ahangaha za Bijombo n'ahandi za Mikenge n'ahandi za Karingi. Ahangaha byatumye M23 rero mu masaha y'iki gitondo, mu by'ukuri mu masaha y'amasaa 6 nibwo bagize batya batangira kugenda bagaruka. Amakuru yo n'ubundi y'abari bahaguye, urumva yari yatangiye kugenda asirikira mu baturage bagiye batandukanye, bavuga uko byakomeje kugenda bagenda babisobanura. Ikintu cyaje gukurikiraho rero muri iki gitondo nibwo inkuru nyamubaro, agahinda gakomeye cyane, ishavu rikomeye cyane ritewe n'ibibaye ryongeye kuba ryagaragara, nibwo ishyano ricitse umurizo, nk'uko aya makuru arimo kurushaho kugenda bidutangariza. Nibwo hagaragaye mu by'ukuri ibyabaye nyirizina, ndetse n'uko ibikorwa byagiye bigenda. Mw'abantu mwe, ngira ngo murumva ko ntago biba byoroshye n'aka na gato. Reka rero twinjiye muri operation nk'uko turimo kugenda tubitera imboneye hano mu makuru nagiye mpabwa na bamwe kabisa, bavuga bati Mutaramu akira amakuru rwose yuko ibintu byagenze. Urumva umuntu uba uri hariya imbere indani, hari amakuru ashaka kuturusha, nk'uko natwe hari ayo dushobora kumurusha bitewe n'uko ibintu byagiye bigenda. Bitewe n'uko ibintu byagiye bigenda nyine, urumva ashaka kwegerayo agace kamwe, undi nawe akaduhaye kandi gace, tugahuzahuza, ari nabyo dukora. Niyo mpamvu mbwira abantu nti, by'umwihariko n'abantu bagaragaye inbox cyangwa se barushaho kugenda bagaragara inbox, ko mwajya mutanga ibitekerezo byanyu ndetse n'amakuru nyine, tukarushaho kugenda tubisangira ndetse tunabisangiza abandi. Kabisa. Reka nkubwire rero uko byifashe. Ubu biravuga ko FARDC yafashe inkoni ishyushye iyikoreza MRDP twirwaneho n'abarwanyi ba 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko FARDC mu by'ukuri yagumanye poezero guhera ku munsi w'ejo masaha nimugoroba, nibwo ibitero by'indege byumvikanyeho bita Karingi, bikubitiraho bita Bidegu, ndetse ahanyuma y'ahangaha Karingi na Bidegu. Ubwo turi muri hehe? Turi muri Plaine Ruzizi, niho ibingibi byari birimo biragenda nyine bikomeza kugenda bigaragara, cyangwa se bituvuga ni muri ibyo bice biba bikomeje kugenda biramo, cyangwa se wabigeranya nanone nka axe. Nibwo ubundi amakuru hari nuko AFC 23 ndetse na MRDP twirwana n'indi mitwe bakorana bari batagetinze, bavuga bati turashaka kugenda Mitamba tugagara ku musozi hejuru. Bari we basigaje umusozi umwe, bamara kuwurenga, iyo uwo musozi ni nawo warurindiriweho ku buryo budasanzwe n'abasirikare b'abarundi ndetse na twirwaneho Prito na Wazarendo na FDNB. Bavuga bati nitumara kurenga iyi Mitamba tugakubita kuri uwo musozi, turahita tureba Uvira, kuko Uvira ni igice nacyo gisa nkaho kiri munsi y'imisozi ugereranyije. Hanyuma rero bavugaga ko nibamara gukuraho iyo misozi baraba bamaze gucakira, ariko ntabwo ariko byaje kugenda, kuko Mitamba aho ngaho hambere batekerezaga yuko bari buze kugira guhita bakaba, byabaye ngombwa ko ahubwo ari naho barasirwa cyane. Ubu ngubu rero biravuga ko ngaha muri bice bya Minembwe, Bidegu, Karingi yakomeje kwigarurirwa. Aya 23 na MRDP twirwaneho barayi mu gahinda, ndetse kagaragaye cyane muri iki gitondo nk'uko amakuru ari kugenda aturukayo abitangaza. Byabaye bibi cyane rero, drone zakoze akazi kadasanzwe. Drone
narababwiye mu by'ukuri indege ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Icyo cyo ugomba kuba wakimenye nawe niwumva uramutse uri mu bitero, ndavuga ubwo bari mu bihugu bizaza Iran, ndavuga bari muri Ukraine n'ahandi hagiye hatandukanye, za Nigeria, ndetse ibihugu wumva ko bikomeje kugenda birangwamo udukesi, ndetse hari n'ahantu tutavuga wenda ko ari udukesi, ni ibibazo binini cyane by'umutekano muke. Numva indege ryama, kuko nta kindi gisubizo gihari. Ntabwo uri bwiruke ngo uyisige, kandi niwiruka indege nubwo biri ku muvuduko mwinshi, ariko abakureba uramutse uryamye niyo mahirwe aba hari, kuko ushaka kuryama ikaba yakurenza, ariko mu gihe wiruka kandi ujya mbere ushobora guhura nayo cyangwa zikaza gusangayo aho ugiye. Nuko rero aho bita Miko, Gakenge, Puwezero, Karongi, Rwinsankuku, Mikenge, tayari 100% 100%. Utu duce turacyari mu maboko ya FARDC, nyuma y'iminsi batwigaruriye bafatanyije n'ubundi na ya mitwe cyangwa se ni ya coalition bakunze kwita Wazalendo, cyangwa se nayo imitwe y'inyeshyamba yahoze ari abaturage bagaragaraga mu mitwe y'inyeshyamba, nyuma bakaza kuvuga bati turahagurutse tugiye kurwana. Ariko bivuga ko hari n'abaturage bari basanzwe bahise binjira, baravuga bati ntabwo turi buze gusigara. Ubu rero kugeza kuri ubu ngubu, nyuma y'uko ibyo bice byose bikiri mu maboko ya FARDC, biravuga ko kugeza ubu ngubu Karingi ari naho hagaragaye ibikorwa by'amapatrouille. Abahari rero cyangwa se abari muri utwo duce bamwe barahunze kubera imirwano yari yakomeje kugenda ihumvikana n'urusaku rw'intwaro zagenaga zumvikana gace ku kandi. Abaturage bahisemo guhunga, kuko urumva ntabwo umuturage agomba kwicara ngo urusasu rumusanga wari umuhitane, kereka utagira ubwoba, cyangwa se umwe avuga ati byarangiye n'ubundi nta kintu turi bukore. Hari abamuhitamo kuvuga ati rwose njyewe ntabwo nongera guhunga. Ariko ibyo ngicyo ntabwo ari inama nziza, kuko ushaka gusanga uwo munsi ari bwo wanyuma ibyo bitero byariwe bitari bwongere, ugasanga uhagaze hamwe, ugasanga ibitero biraguhitanye. Bati rero bamwe bahunze, abenshi abandi bajya mu bice bakekaga ko bashaka kubonamo umutekano, nk'uko amakuru abivuga. Abavuga ko ngo abaturage batangiye kugaruka, hari abantu nabonye bavuga ngo ku munsi w'ejo mu masaha nimugoroba ngo abaturage bari batangiye kugaruka muri ibyo bice tuvuze byarimo biramo imirwano, by'umwihariko nk'ahangaha za Karingi. Nyamara ku munsi w'ejo nimugoroba babivugaga banirengagije ko bamaze gutangaza yuko aribwo ibitero byagabwaga n'uruhande rwa leta byari bikomeye cyane. Ari nabwo byari bikomeye cyane. Ubwo urumva ko harimo kwirengagiza ndetse no kunyuranya kandi kugaragara. Ari nayo mpamvu ngiye mbabwira nti ibyo tuba tubabwira kabisa bigomba kuba byitondewe, kandi ikindi ni amakuru tuba twatohoje, ni amakuru tuba twakiriye. Ariko kandi nanone ntabwo ibyo wakiriye byose utangaza iby'ukuri kandi bifitiye abantu umumaro. Nk'ubu ibingibi biba byabaye, ntabwo kuvuga ko abantu bapfuye ntabwo ari inkuru nziza. Buriya umuntu uvuga ati 23 bapfuye, cyangwa se ukavuga ngo FARDC bapfuye, ntabwo kwishimira icyo kintu ari byo, ntabwo kwishimira ibyago bya mugenzi wawe aba ari byo. Ahubwo ikiba kiriho ni ukuvuga uti iyo mpamvu gitera ibyo bitera izo mpamvu bihagarare, habeho kubaho abantu bose babaho babana. Nicyo kintu cya mbere cyiza. Naho ibyo kwishimira ibyago bya mugenzi wawe byo numva ko nta cyiza kirimo, cyangwa se nta kuri kurimo. Ari nayo ibyo mpamvu tuba dutangaza amakuru kugira ngo mwumve isanganya. Hari abumva dutangaza amakuru bakagira ngo turi kwishimira ibiri kuba, ahubwo ni ukumva isanganya riri kuba, kugira ngo mu by'ukuri buri muntu wese ushaka kugira uruhare mu ihagarika ry'ibyo bikorwa mu by'ukuri, kugira ngo bibe byashyirwaho akadomo bihagarare, abe yagira iki, abe yatanga iki gitekerezo. Ni amakuru, ntabwo ari gufana, ntabwo ari fanatisme. Ibyo bintu ugomba kuba bimenya bifite itandukaniro, biri total different. Rero niyo mpamvu nkubwira nti kuri ubu ngubu ibi bice ntabwo byigeze bigarukamo abaturage, ndetse twanabwira abaturage basanzwe kwitondera kugaruka muri ibyo bice, kubera yuko ibitero mu bigaragara aba MRDP twirwanira n'ubwo baje gukomwa mu nkokora, cyangwa se ibiri bitero bikomeye cyane. Ntabwo wavuga ko bashegeshwe ku buryo batari buze kongera gutera, kuko ntabwo basubijwe inyuma ngo bagezwe mu bice bya kure cyane. Ntabwo ari urugamba turi kumva ruri kubera ahangaha za Kaziba, ntabwo ari byo. Plutôt ntabwo ahangaha za Katogota
ngo wenda tuvuge ngo bageze muri ibi bice bya Bukavu, tuvuge niho urugamba rugeze, urugero abari Minembwe bumve ko batekanye. Ntabwo ari by'uyu munsi, urugamba n'undi ruracyari ku muryango. Umuturage aramutse afite aho yahungiye cyangwa se aho yitsimbye rwose yumva ko afite umutekano, nta kibazo gishaka kumugeraho, yabanza akabaretse, akabanza akaverifiye neza, akamenya niba ibi bibazo byarangiye cyangwa se ikibazo cyahagaze. Yamara kumenya niba byahagaze, akaba ari bwo abasha kuba yagira gufata umwanzuro wo kongera kugaruka mu bice. Iyo niyo nama nziza ibisumba izindi, naho kwihutira kuvuga ngo pa raporo bigenze gutya, bararashe, uhise ugaruka, ibyo ngibyo haba harimo ikibazo ndetse kinakomeye cyane. Ari nayo mpamvu mbabwira nti hakwiye kuba habaho kwitonda ndetse no kwitondera ibi bintu mw'abantu mwe, nk'uko birushaho kugenda bigaragara. Rero ubwo ngira ngo murabyumva uko biramutse byifashe, murabyumva ukuri kw'ibiramutse bivugwa. Ntabwo byoroshye, kuba bitoroshye byo ntabwo byoroshye. Ngayo nguko rero, reka mbashimire mwese mwari mudukurikiranye, mwese twabanye kuva ku munota wa mbere w'iki kiganiro n'amakuru. Ni ikiganiro n'amakuru cyangwa se n'amakuru mu biganiro tugenda tubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ubwo rero niba bamaze kumva uburyo tutangaza amakuru ari ku nshuro ya mbere, ndavuga abantu badukurikiranye ku nshuro ya mbere, ukumva ko uzajya ubasha gukomeza kudukurikira cyangwa se ubyifuje, nako gabuto gatukura bakita subscribe cyangwa se sabone, gakora ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi bitagusabye kujya gushakisha cyangwa uvuga ati se ba bantu bavugaga amakuru ko nshaka kongera kumva amakuru bari. Ibyo ngibyo uzabucanye umubano nabyo, cyangwa se by'akarusho nyarukira no muri groupe yacu WhatsApp, ureba munsi y'umutwe w'inkuru ukareba atangirwa ibitekerezo aho ngaho, noneho ubona link tuba twaguterekeyemo ikugeza muri groupe yacu WhatsApp. Noneho ntabwo ukijya kuvuga ngo ndajya gusaca, ujya mu rubuga ugahita ubona amakuru tuba duheruka gushyiraho, ugahita ufyondaho cyangwa se ugakandaho nyine mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi, ugahita ubona uko biba bihagaze utiriwe ujya kure. Ibyo byose ni steps cyangwa se ni intambwe zigufasha kurushaho kugenda tubana 5 kuri 5. Iyo umaze gukora ibyo ngibyo rero, ushobora gukanda like, ushobora gusharinga ku bandi, cyangwa se ugatanga ibitekerezo byawe n'inyunganizi. Muze kugira rero umunsi mwiza, cyangwa se mukomeze kugenda mugira ibihe byiza. Abantu mwese mutwifuriza ibyiza ndetse n'abatwifuriza ibibi, kugira ngo mu by'ukuri umugisha n'Imana bikomeze kugenda bibasakaraho mwese. Muze kugira ibihe byiza kabisa, kuko turaza kurushaho kugenda tubana uyu munsi wose 5 kuri 5 nk'ibisanzwe, aho tuba dukurikirana amakuru. Ubwo muraza kugenda mutubwira uko bizifashe, ari nako natwe tugenda tubabwira situation uko ihagaze kuri front line. Ngayo nguko rero, mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe. Reka dusubire mu masaha ari